igitangaza kuba waza gusenga ufite impagarara, nta nubwo ari n'igitangaza kuba waza gusenga ufite ibyaha, ahubwo ikibazo ni uko wasohoka ubisohokanye. kuko ikintu bitumarira iyo twaje gusenga, tuvuge ngo amen. Iyo twaje gusenga, ikintu bitumarira amasengesho, tugisenga bidutarura mu mpagarara, bikatwigizaho datari, tukamuganyira ibyo dukenye byose. Imana ishimwe. Iyo umuntu yibutse Uwiteka, mwese uko mwicaye hano muzi ko Uwiteka yanga ibyaha, muzi ko Uwiteka yanga ibyaha n'igisa nacyo. Iyo wagize umugisha wo kwibuka Uwiteka urihana. Ikibazo ni uko utamwitaba, ikibazo ni uko utamuhamagara. Erega Imana ifite ubukene bw'abantu, yabuze abakiranutsi, iyo igize amahirwe ikabona abantu baje kuyisenga nayigubwa neza. Imana dusanga mu gitabo cy'Abami cya 2 ibice byaho 20. Igitabo cya 2 cy'Abami tugiye gusoma ibice byaho 20, turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Haravuze ngo muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga, aramubwira ati, Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira, ahubwo ugiye gutanga. Hezekiya yerekera ivure, atakambira Uwiteka ati, ndakwinginze Uwiteka, uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, nkakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane. Ariko Yesaya ataragera mu murwa hagati, ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riramubwira riti, subirayo ubwire Hezekiya umutware w'ubwoko bwanjye uti, Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze ngo, numvise gusenga kwawe, mbona n'amarira yawe. Dore nzagukiza ku munsi wa 3, uzazamuka ujye mu nzu y'Uwiteka, kandi ku kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15, kandi nzagukizanya n'uyu murwa, mbakize umwami wa Ashuri. Nzawurinda ku bwanjye no kubw'umugaragu wanjye Dawidi. Tuvuge ngo amen. Twongere dusome andi magambo y'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Ruka. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Ruka, ibice byaho ni 17. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 11. Haravuze ngo, nuko bari mu nzira bajya i Yerusalemu, anyura hagati y'i Samariya n'i Galileya. Akigera mu kirorero, asanganirwa n'ababembe 10. Bahagarara kure, barataka cyane bati, Mutware Yesu, tubabarire. Ababonye arababwira ati, nimugende mwiyereke umutambyi. Bakigenda barakira. Tuvuge ngo amen. Dusome andi magambo y'Imana tubona mu gitabo cy'umuhanuzi witwa Yona. Ni page 856 kugira ngo mugereye vuba. Ari mu bahanuzi batoya, ari inyuma. Turasoma igice cyaho cya 2 umurongo waho w'8. Haravuze ngo, ubwo umutima wanjye wiheberaga mu nda, nibutse Uwiteka no gusenga kwanjye kwakugezeho mu rusengero rwawe rwera. Tuvuge ngo amen. Twongere cyane amen. Hanyuma tugiye kuganira kuri aya magambo ho gatoya, ubundi dusenga Imana. Avuga ngo Imana yumva gusenga. Narimvuze ngo Imana yumva gusenga. Abantu baje gusenga, hari abantu Imana yaba yarumvishe
nibura warasenze Imana ikakumva ngo ungirire gutya turebe. Turashimira Imana ko ari Imana yumva gusenga. Nafashijwe n'umuririmbyi, ntago turi bumuririmbe ariko reka mubasomere basi. Umuririmbyi wa 49 dirija isavuga ngo tumuririmbe. Hita wegera hino unamfashe tumuririmbe. Tugiye kuririmba uyu muririmbyi muri yanjyana ituje ivuga ngo ni umuririmbyi wa 49 uvuga ngo ibihe nsenga Uwiteka. None uyiririmba utuje, nta nubwo ndi bunabarushye. Niwumva ushaka guhaguruka uhaguruke, cyangwa niwumva ushaka kwicara wicare, ariko mbabarira uririmba iyi ndirimbo uyumva. Ibihe nsenga Uwiteka bintarura mu mpagarara, ngo nigira hodatari muganyira ibyo nkennye byose. Mu bihe by'umubabaro bimpumuriza umutima, sindubuka nabwo umwanzi mu bihe byiza byo gusenga. Mu bihe by'umubabaro bimpumuriza umutima, sindubuka nabwo umwanzi mu bihe byiza byo gusenga. Ibihe nsenga Uwiteka binyemeza yuko ansubiza, ategereje abana be ngo bamusanga bakenure. Ndamwihereje rwose ubu kuko yampamagaye ubwe, niringiye bwa buntu bwe nogeze ibihe byo gusenga. Ndamwihereje rwose ubu kuko yampamagaye ubwe, niringiye bwa buntu bwe nogeze ibihe byo gusenga. Guhora nsenga Uwiteka kujye bimara umubabaro, kugeza aho nzagera iwe nirebere ngeze mu ijuru. Niyambuye umubiri upfa, nambaye kudapfiteka, ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Niyambuye umubiri, nambaye kudapfiteka, ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Hanyuma Imana ibaha umugisha.
indirimbo yamfashije kugera ku rwego numvaga ntabyihanganira kuyibasangiza. Uyu muririmbyi yararirimbye aravuga ngo ibihe nsenga Uwiteka bintarura mu magarara. Ubundi gusenga nahoze ndi gutekereza gusenga, nsanga gusenga ni umuyoboro Imana yadushiriyeho wo guhura nayo. Gusenga, haleluya, n'ahantu Imana n'inzira yaduciriye kugira ngo iyo nzira tujya tuyicamo duhure n'Imana. Imana ishimwe. Banza bano bantu batari kunyu. Gusenga nahoze mbigereranya ni nk'uko waba ufite telefone ugashyiramo simukadi ubasha guhamagara, ariko iyo ufite telefone nta simukadi nta kintu ikumarira. Gusenga biduhuza n'Imana. Imana ishimwe. Uyu muririmbyi araririmba rero aravuga ngo ibihe nsenga Uwiteka bintarura mu magarara. Amen. Ntabwo ari igitangaza kuba waza gusenga ufite impagarara, nta nubwo ari n'igitangaza kuba waza gusenga ufite ibyaha, ahubwo ikibazo ni uko wasohoka ubisohokanye. Kuko ikintu bitumarira iyo twaje gusenga, tuvuge ngo amen, iyo twaje gusenga ikintu bitumarira amasengesho, tugisenga bidutarura mu mpagarara, bikatwigizaho datari, tukamuganyira ibyo dukenye byose. Imana ishimwe. Abaje gusenga nibo bari bunyumva. Aravuga ngo ibihe nsenga Uwiteka impagarara ni nyinshi, n'ibyaha byagutera impagarara. Ibyo byose Imana yari iri kuvuga byagutera impagarara, ariko wagize neza kuba waje gusenga. Amen. Wagize neza kuba wakoze ikintu cyiza ukaza gusenga. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Dushimiye Imana ko ifite imbabazi za kubabarira iterane. Hanyuma arakomeza aravuga ngo ibihe nsenga Uwiteka ngo binyemeza yuko asubiza. Hari abantu basubijwe n'Uwiteka ngo mungirire gutya. Ibihe impamvu mwagarutse gusenga, impamvu mwaje nuko hari igihe Uwiteka mwamusenze akabasubiza. Aravuga ngo rero ibihe nsenga Uwiteka ntabwo bipfa ubusa. Ibihe nsenga Uwiteka simba nabuze icyo nkora. Ibihe nsenga Uwiteka bijya binyemeza yuko ansubiza. Noneho ngo ategereje abana be, ategereje abana be. Natanga ubu Imana yari integereje ndi ku Gisozi, integerereje hano ngo inkenure. Imana nayo iyo tubonye nayo ibigize amahirwe. Erega Imana ifite ubukene bw'abantu, yabuze abakiranutsi, iyo igize amahirwe ikabona abantu baje kuyisenga nayigubwa neza. Aravuga ngo rero ngo abategereje abana be ngo bamusange aza bakenure bwa bukene bwose ufite, bya byaha bya bindi byose Imana yari gutegerereje ngo izi gukenure. Hanyuma ahita afata umwanzuro aravuga ngo ndamwihereje rwose kuko yampamagaye ubwe. Aravuga ngo niringiye bwa buntu, mbese nta kindi cyo kwiringira, nta kindi cyo kwizera. Aravuga ngo jyawe niringiye ubuntu bwe, ubundi kabisa nogeze ibihe byo gusenga. Imana ishimwe. Hanyuma dusomye amagambo y'Imana. Imana ishimwe. Nari mvuze ngo Imana ishimwe. Nari mvuze ngo baje gusenga nimuvuga ngo haleluya. Dusomye amagambo y'Imana dusanze hano mu gitabo cya 2 cy'Abami, inkuru z'umugabo bita Ezekiya. Muzi ko yari umwami. Izo nkuru ntabwo ndi bujye mu mateka ye, gusa mumenye ko Ezekiya yari umwami. Amen. Rero ngo hari haciyeho igihe gitoya arwanya intambara, atsinze, Imana imutsindishirije umwami wa Ashuri. Izo nkuru nimuzibutse.
noneho ngo haciyeho igihe gitoya Hezekiya ngo ararwara, ngo amaze kurwara araremba, ngo yararembye ku buryo yarwaye yenda gupfa. Ngo Imana irangije ibona Hezekiya, ibona bakoranye neza, ibona bagendanye neza, irabata ariko uwasezerera umugaragu wanjye amahoro bizaba bimutwaye iki? Ihita isanga umuhanuzi bita Yesaya, iramubwira ati Yesaya yari umuhanuzi mpuzamahanga, yari umuhanuzi kwe. Iramusanga iramubwira ngo nsangira umwana, ugenda unsangire Hezekiya, umubwira ategeka iby'inzu ye kuko arwaye, agiye gutanga, ngiye kumucyura rwose ntabwo azakira. Yesaya rero nk'umuhanuzi wifitiye icyizere, komana we ahita ahaguruka aragenda ajya kureba umwana, aramubwira ati Uwiteka kuntumyeho. Ataha ati Uwiteka arambwiye ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira, nuko Imana yambwiye yuko ugiye gutanga. Amen. Yesaya arangije kubivuga, byabaye ngombwa nyine ko agenda. Hezekiya ntiyigeze avugana nawe, nta nubwo yigeze anamusaba ngo amubwire ati ngwino guma hano dusenga hitatu dukuzeho urupfu. Nta nubwo yigeze amubwira ngo tujyane Kanyarira tugende tujya gukuzaho urupfu. Nta nubwo yigeze amubwira ngo tujyane mu mazi tujye gukuzaho urupfu. Ngo yaramuretse aragenda. Hezekiya ngo ahita yerekera ivure. Hezekiya wari uzi Imana, wari uziranye n'Imana, yari afite ibintu bari baziranyeho. Aravuga ati nibyo koko, ntabwo ndi budisikite cyangwa se singiye kuburanya umuhanuzi utumye, wamutumye n'intumwa, nje nawe ngwino. Haleluya. Hezekiya ngo aragenda yerekera ivure. Natekereje ko yahise ajya mu masengesho, ubwo mwebwe ntimubyumva. Ngo arangije aragenda atakambira Imana, arangije abwira Imana, arayibwira ati wibuke hari ikintu kimwe nshaka kukwibutsa, wibuke ko nigeze ngendera imbere yawe ntunganye, wibuke ko nigeze, hari igihe nigeze mbaho nkora iby'ukuri. Ubwo bivuze ko niba yarakoraga iby'ukuri, hari n'abakora ibitari iby'ukuri. Yibutse Imana urugendo bagendanye. Hezekiya ngo arasenga, Hezekiya ngo ahendahenda Imana, Hezekiya yinginga Imana. Haleluya. Turaza gusenga Imana tuyihendahende. Hanyuma ngo amaze kuyibibwira arayibyibutsa, yibutsa Uwiteka. Amaze kuyibutsa ngo arangije ntiyarekeraho, ngo ararira cyane, ararira cyane. Muheruka gusenga amasengesho mukarira n'ibimwira bikaza ryari? Mubiheruka ryari? Hezekiya rero arangije aravuga ati reka da, arangije ahita arira cyane. Ngo uko akirira cyane Imana ihita yisubiraho. Mwashimiriye Imana ko ari Imana ijya yisubiraho? Subwo we mwashimiriye Imana, ababyeyi mugashyiramo impundu ko ari Imana ijya yigarura. Ngo Imana ngo ikimureba ukuntu yahindukiye akareba ivure, ngo Imana icyumva n'amagambo yayibwiye ko ari ukuri. Amen. Ngo Imana ikireba amarira ya Hezekiya, ngo Imana irangije ihita igaruka kuri Yesaya. Kandi natangaye, ngo yari ataragera mu murwa neza, yari atarageramo hagati. Nahoze ndi gutekereza ni nkuko yabageze hano Segeemu agiye kwa Rubangura, siho mu mujyi hagati. Warangije Uwiteka aramubwira ati umva, subirayo, subirayo ugende umubwire ko njye Uwiteka. Haleluya. Ndi Imana yumvishe gusenga kwe, kandi umumbwirire ko amarira ye nayabonye. Hanyuma umumbwirire ko ndi Imana yongeye imyaka 15, kandi umumpere ihumure, umubwire ko nzamukizanya n'umurwa wose. Murabyumvishe ngo mukomere Imana amashyi. Murebe Imana, natangariye Imana.
murebe Imana ishobora kukuvugaho ibintu nyine, ibintu namwe muzi ko dukunda ibyiza. Njya nkunda kubwira abantu nkababwira ngo ubu mundeba nanga amakuba kubi, ntabwo nafata amasengesho ngo nyasengere, angeraho ntayasengeye. Ariko murebe ibintu Imana yavuze, iyo ukuntu umuntu ahindukira akajya imbere y'Imana ikivuguruza. Noneho reba uramutse ugiye imbere y'Imana uyiregera Satani ibyo yakora. Mwanyemereye mukongera mugasenga ariko. Haleluya tore. Haleluya. Oh haleluya. Mwakongeye mugasenga kandi ugasenga uri wenyine n'Imana. Wagiye imbere y'Imana niba ufite koko ingingo izakurengera ukajya guhamagara Imana ikakurengera. Hanyuma dusomye andi magambo y'Imana, inkuru nyine mwumvishe ngo z'ababembe, ngo Yesu akiza ababembe. Natangariye Yesu. Ababembe bari abantu babembaga, nyine yari indwara yazaga ku muntu, iyo yazaga wahita guva mu bantu bakagutuza ha wenyine. Ubwo aba babembe ntago bavukanaga, ubwo bari baragiye babemba bagaturuka hatandukanye, ariko hari agace bashyiramo abo babembe kari kazwe. Noneho ababembe ngo baza kumva inkuru ya Yesu. Haleluya. Ngo baza kumva ukuntu Yesu agira neza. Nahoze ndi gutekereza, nimwibuke Miriyamu igihe yavugaga musaza we, noneho yavugaga musaza we Mose ari kumwe na Aroni ngo icyaha kikamuhama, Imana ikavuga ati sinaviramo aho, igahita imuteza ibibembe. Ngo yabaye inyuma y'ingando, bivuze ko ibibembe umuntu ubembye ntabwo yabaga mu bantu. Aba babembe rero bari bo bonyine. Nawe reba ababembe nta gihumuriza, reba ababembe nyine bahuje ibibembe, ariko ngo baza kumva inkuru y'uko Yesu, baza kumva yuko amakuru y'umugabo bita Yesu, we ko atajya yinena abantu, we ko atajya. Haleluya. Oh haleluya. Ngo barangije bigira inama, baravuga ngo ntabwo turi bujya mu bantu kuko abantu batumerera nabi. Mwibuke ko ahantu babaga bari habaga harinzwe, ntabwo babemereraga ko bajya mu bantu kugira ngo n'abandi batabemba, ariko ngo bigira inama bajya hitegeye. Barangije ngo baravuga ngo nta bushobozi dufite bwo kugenda ngo dukore kuri Yesu, ariko turi butake. Yesu arumva. Baravuga ngo turi butake, turakoresha tekinike ya nyuma yo gutaka. Ngo barangije ngo bahagarara hirengeye, ngo bavuze induru, baravuga ati mutware Yesu tubabarire. Nakunze Yesu. Yesu ntajya yirengagiza umutabaje, abategereje abana be ngo bamukenure. Ikibazo ni ukutamwitaba, ikibazo ni ukutamuhamagara, ariko Yesu agutegeye amatwi ngo akumve. Yesu yahise ategeka. Ndashimira Yesu ko ari umutware utwara abatware. Ndashimira Yesu ko yavuze ibintu byose biramwumvira. Ngo yahise arababwira ati ngaho nimugende mwiyereka abata. Ngo ababembe babanejejwe n'iryo jambo kuba bagiye noneho no kubonana n'umutambyi, kuko bari bamaze igihe batemerewe no kuba babonana n'umutambyi. Ariko baravuga ngo uvuze Yesu uvuze ngo tuva ahangaha, ubwo ari Yesu bivuze akaduha uburenganzira bwo kugera ku mutambyi no gukira, twakiriye ubuzima. Ngo abatambyi, haleluya, iyo umuntu yabembaga ntabwo bagombaga kujya kureba umutambyi, ariko kubera ko Yesu abivuze, ariko Yesu yagize ibintu akuvugaho muri aya masaha. Haleluya. Bikaguhesha ibyo abadayimoni bakwambuye. Yesu yagize ibyo akuvugaho akagamburuza imigambi ya Satani. Yesu yagize ibyo akuvugaho akaguha agaciro Satani yakwambuye. Hanyuma ngo baragiye bakiyereka umutambyi,
ngo bahita bakira. Dukomere Yesu amashyi. Twasomye irindi jambo ryavugaga ni inkuru z'umugabo bita Yona wasengeye mu nda y'urufi, nawe ngo bimaze kumushobera igihe yari ahunze Imana, igihe yari agiye ayihunze, natangaye nta hantu na hamwe wahungira Imana, hose ni mu kw'Imana. Ari igihe tujya dutwerera Satani ngo Satani ngo inaha niwe reka reka, acumbikiwe n'Uwiteka, naha ni mu kw'Imana. Ureba ukuntu Imana itangaje, no mu nda y'urufi ngo ni mu kw'Imana. Yona yagiyeyo rero ngo agerayo atazi uburyo yagezeyo, ngo yisanga ari mu nda y'urufi, ngo arangije akora ikintu cyiza namukundi, ngo ahita yibuka ko Uwiteka ariho. Iyo umuntu yibutse Uwiteka arihana. Iyo umuntu yibutse Uwiteka, mwese uko mwicaye hano muzi ko Uwiteka yanga ibyaha, muzi ko Uwiteka yanga ibyaha n'igisa nacyo. Iyo wagize umugisha wo kwibuka Uwiteka urihana. Ngo yarangije yibuka Uwiteka, ngo arangije ngo aranasenga, ngo Uwiteka yumva gusenga kwe ari mu rusengero rwayo rwera. Imana ishimwe. Hanyuma narindi kubabwira ko Imana yumva gusenga. Amen. Muracyahari? Ntago ndi kubabona. Muracyahari? Imana yumva gusenga. Hanyuma hari inzitizi zishobora gutuma Imana itumva amasengesho yawe. Inzitizi zishobora gutuma Imana itumva amasengesho yawe, kuko amasengesho y'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka. Ijisho ry'Uwiteka riri ku bakiranutsi. Amen. Hanyuma inzitizi ya mbere ni icyaha. Icyaha nicyo kibi gishobora gutuma usenga Imana, ukayisenga ukwezi kumwe, ukayisenga umwaka, ukayisenga amezi, Imana itakumva, kuko icyaha ntabwo gishobora gutuma Imana yo mu ijuru ikumva. Iyo usomye amagambo y'Imana usanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 59 ugahera ku murongo waho wa mbere, hari amagambo avuze ngo ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza. Hari abantu bakijijwe n'Imana muri iri teraniro ngo mugire gutya. Haleluya. Ntabwo kwa kuboko kwabakijije ntaho kwagiye kuracyakiza. Ntabwo ukuboko k'Uwiteka ntabwo kwaheze ngo kunanirwe gukiza, kandi n'amatwi ye, haleluya, ntabwo yazibye cyangwa ngo apfe ngo ananirwe kumva. Ahubwo ibintu bituma itatwumva ni ibyaha byo mu mirimo yacu, ni byaha dukora. Ntabwo ushobora gusenga Imana ngo ikumve n'ibyaha rwose. Iyo wakuyemo ibyaha ugakuraho ibyaha, Imana irakumva. Hanyuma icya kabiri ni ukutizera. Kutizera ni inzitizi ishobora gutuma Imana itumva amasengesho yawe. Naho wasenga meza ariko utizera, umutima utizera ntujya unezeza Imana. Usanga ayo magambo yasanga mu rwandiko Yakobo yanditse igice cya mbere umurongo wa 6. Haravuga ngo ariko rero asabe yizeye ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga, ushushubikanwa umeze atyo, ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'Umwami Imana. Kuko umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose. Hanyuma nimutwegekereho dusenge. Tugiye gusenga Imana. Nimutwegekereho inzugi dusenge. Nta kindi gishobora gutuma Imana itakumva. Ni byinshi ariko nibyo ngibyo mvuzeho gake. Ni byinshi ariko nibyo ngibyo mvuzeho gatoya. Tugiye gusenga Imana. Ariko munyemerere, mwahoze mwumva Imana iri kutuvugaho. Ndasha iriya minota nyizigamiye gusenga muyo. Nyizigamiye gusenga. Haleluya barokore mwaje gusenga. Haleluya. Haleluya cyane, haleluya. Hanyuma mwahoze mwumva Imana ituvugaho, ikavuga ibyaha biri hagati muri twebwe. Ndabizi neza
umwuka wera yagusuye bihagije, nibyo koko waje gusenga kandi Imana iragukeneye, yari inagutegereje ngo igukize ibyo byaha. Hari umuntu ushaka kwakira imbabazi z'Imana ngo noneho isengesho turaza gusenga tuze kurisengana nawe yizeye ko Imana imwumva, arambura ikiganza hejuru gutya ngo tumufashe gusenga. Mwubike amaso yanyu. Umuntu umwuka wera yasuye ari gusura akakwemeza ibyaha. Ntabwo twebwe turi abashinza b'ibyaha, ntabwo naje kubashinza ibyaha, ariko umuntu umwuka wera ari gusura akakwemeza ko gusenga kwawe kutakumvikana. Gira gutya tugufashe gusenga, gira gutya tugufashe. Yesu abaho umugisha. Nimuhaguruke ku maguru yanyu abiri, nimuhaguruke rwose, nimuhaguruke. Yesu abaho umugisha. Mwubike imitwe ya. Ubu turimo turasura, genda usura umutima wawe. Ureba ati ko ngiye gusenga, amasengesho nibusenge Imana iri bunyumve. Amasengesho ngiye gusenga, reba kucyizera Imana, reba kukiyiringira. La sita zo onezetra harabi enevo. Ganira n'umutima wawe, uganira nawe. Mwebwe mwahagurutse nimutambuke mwiyizire hano, nimuze mwiyizire hano, mwiyizire hano, nimuze mwiyizire hano. Tubasengera Imana kugira ngo umwanya mwiza tugiyemo wo gusenga bize kubagirira umumaro. Muze gusengana natwe, muze kwihererana n'Imana, muzi neza kwibumba, kuko icyaha ni ikizira mu masengesho y'umukiranutsi. Umwuka wera iyo bigeze hano niwe uri gukora akazi. Ntumuninire, ntumuninire pe, ntumuninire, 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 ntuninire umwuka wera. Umwuka wera ndabizi ari kukuganiriza, umwuka wera ndabizi arimo arakora akazi gakomeye muri iri teraniro we. Umwuka wera arimo arakwibutsa, umwuka wera ari kukuganiriza, akwibutsa iby'urwangano Mana yanjye. Umwuka wera ari kukuganiriza, akwibutsa ko no kwikinisha ari icyaha. Umwuka wera ari kukuganiriza ko no kutizera ari icyaha. Umwuka wera ari kukuganiriza. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Uyu ni umwanya wawe mwiza 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 wo kwiyunga n'Imana. Uyu ni umwanya wawe mwiza wo gutegura umutima wawe kugira ngo nusenga Imana ikumve, kugira ngo nusenga wumvirwe. Tugiye gusenga Imana, ntabwo dutinze. Nawe turacyaguhendahenda Mana, turacyari kuguhendahenda. Imbabazi za Yesu ziracyahari, turacyaguhendahenda, turacyakwinginga mu mbabazi z'Imana, turacyari kuguhendahenda. Nguze hano Yesu akugirira impuhwe, Yesu akugirira imbabazi. Ababembe bimenyeho ko babembye, ababembe barimenye. Aka kanya ni wewe ugomba kwimenya, ugomba kwimenya. Hanyuma reka dusenga Imana. Ariko iri sengesho reka mwarimu Jani yegere hino aridufashemo, naridufashe. Yesu nashimwe. Kansabe itorero ryose natwe duhaguruke, kubera ko nawe ubwawe birashoboka ko wabatijwe mu mazi menshi, birashoboka ko ufite izina ry'ukuri wo, ariko ukaba uri intumbi. Ngiye gusengera abangaba, nindangiza n'umwigisha araza gusengera itorero ryose, twese twezwe. Kandi burya kwimenya byo ni iby'igiciro cyinshi. Mwegure imitwe yanyu, mwegure imitwe yanyu, mwegure imitwe yanyu. Twese nuko twaje, n'uyu nguri kubabwiriza nuko yaje. N'aba bagabo mwabonye baciye hano bavuye hano mu kanya, bose bapfukamye aha ngaha, nta n'umwe utarahaciye. Vuga ngo Mwami Yesu, aka kanya ndakwizeye, nanjye ndakwizeye nkiza ibibembe by'ibyaha, kugira ngo izina ryanjye ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo, kugira ngo izina ryanjye ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Ndakwizeye ntabwo nzongera gukora icyaha. Urakoze, ndagushimiye kumbabariye. Mwami wacu Yesu Kristo, aya masaha abaja bawe n'abagaragu bawe bapfukamye imbere y'amaso yawe, nk'imbabazi wagiriye baba bembe, ku mbabazi wabagiye ukabakiza ibibembe bakajya kwiyereka abatambyi. Abaja bawe baciye bugufiya, kandi saba bonyine ahubwo abangaba bumvishe ijambo ryawe
barihesha agaciro. Ijambo ryawe rirambwira ngo rero nuko dusengerane kandi tubabarirane. Muri aka kanya turabababariye, nawe nubababarire. Maraso yawe nabeze, maraso yawe nabatunganye, kandi amazina yawe yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Kandi ukimara kubabarira ubaha imbaraga zituma batazasubira inyuma, kugira ngo ubwo uzaba ugarutse uhamagara amazina yabera, nabo bazumve amazina y'abahamagarwa. Kandi kigeretse kuri ibyo ngibyo, nk'uko Hezekiya yahindukiye kubw'icyari kimugoye, kubw'uburwayi bwe, nabo bapfukamye imbere y'amaso yawe. Nyemerera Kristo, umuntu wese upfukamye by'ukuri niko kuguhindukirira, kuko bahindukiye bareba mu mitima yabo, babonamo ibidakwiye. Ukimara kubabarira nubarwana urugamba n'intambara, kandi ubaneshereze. Tugukomeye mu mashya b'itorero, tugushimira intama zawe uzanye mu izina rya Yesu, amen. Kambasabe muce hano, ndaje nze tujyane, ngewe ngiye kubaganiriza. Muce muri uyu muryango, muce ahanga. Hanyuma abaje gusenga, haleluya. Abaje gusenga, haleluya. Abaje gusenga munyitabe, haleluya. Tugiye gusenga Imana. Ngiye kuguha umwanya mu minota mfite, nanjye ndayitanze. Ngiye kwitangamo nk'iminota 10 wisengera. Batwegekereho inzugi, ntihagire umuntu usohoka dusenga. Tugiye gusenga Imana, wisengere. Ni wewe uzi ibintu biri kugusengesha. Ahari binsengesha si byo bigusengesha. Ugiye kwihendahendera Imana, haleluya. Ugiye kwibwirira Imana, kandi uzamura ijwi ryawe utakira Imana. Imana niba yarumvishe Yona ari mu nda y'urufi, ntabwo Imana yabura kukumva uri hano SEGEEM. Imana niba yarumvishe Hezekiya, Imana ikisubiraho ikongera ikamuha imyaka 15 yo kubaho, ntabwo Imana yabura kutakumva ngo ikurengere. Twatangiye gusenga, kandi buri wese yisengera. Ni umwanya wo kwisengera. Ntugire utwerera amasengesho, abandi turaza kubasengera. Kandi mbasabe, nta muntu nkeneye kubona kanuye. Usenge niba udafite ibintu usengere, untera inkunga basi usengere mama Naziri, nta kibazo. Iyo nkunga y'amasengesho ndayigusabye. Niba udafite ibintu usengera, unsengere. Ariko abantu baje gusenga, zamura ijwi ryawe usenga imbere y'Imana. Zamura ijwi ryawe utakira Imana. Zamura ijwi ryawe utabaza Imana. Imana dusengira twumva. Ya yindi twasenze ikadutabara, ya yindi twabonye yabakijije indwara, ya yindi yumva gusenga. Niyo turi gusenga aka kanya, yibwira ibibazo byawe byose. Ni umwanya wo gusenga. Zamura ijwi ryawe. Uri Imana nziza. Oh, haleluya, haleluya. Isengere, wisengere. Isengere aka kanya, wisengere. Ntabwo ari umwanya wo gusinzira. Isengere, isengere. Hamagara Imana ku buzima bwawe. Hamagara Imana ikurengere. Nta wundi wagira icyo akumarira, nta wundi wagira icyo agukorera, nta wundi wakurengera, nta wundi wagutabara, nta wundi wakubeshaho. Oh, haleluya. Usibye Uwiteka. Isengere, zamura ijwi ryawe. Bwira Imana ibyawe. Bwira Imana ibikugoye. Bwira Imana ibikuruhije. Bwira Imana bya bindi byose uyikeneyeho. Bwira Imana, senga Imana. Zamura ijwi ryawe, usenga Imana, usenga Imana. Oh, urera. Uri Imana yumva. 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 Oh, haleluya. Uri Imana yumva. 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 Mana, turi imbere yawe. Mana, turi imbere y'ubwiza bwawe. Mana, nuko turi. Umva gusenga kw'ababyeyi bari muri iri teraniro. Umva gusenga kw'abagabo bari kugusenga. Umva gusenga kw'abakobwa bari kugusenga. Umva gusenga kw'abasore bari kugusenga. Umva gusenga kw'abana batabaje imbere yawe. Umva gusenga, umva gusenga.
uri Imana yumva gusenga, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ububasha n'ubushobozi, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana y'imbaraga. Uko wakoraga kera, uko watabaraga kera, n'uyu munsi ni kukiri. Uri Imana igitabara, uri Imana ikirengera abantu bawe, uri Imana igikora imirimo n'ibitangaza, uri Imana ikigaburira abantu, uri Imana igitanga akazi, uri Imana igitanga imibereho. Haleluya! Uri Imana ikora, uri Imana igitanga agakiza, uri Imana igihembura ubugingo, uri Imana ikiza indwara. Uracyari ya Mana ishoboye, urashoboye, urashoboye, urashoboye. Zamura ijwi ryawe wisengere, zamura ijwi ryawe wisengere. Turi imbere y'Imana, zamura ijwi ryawe ubwira Imana, yibwire buriya bushomeri. Ni Imana igifite imbaraga, ni Imana igiha abana akazi, ni Imana ikigira neza. Yibwire buriya bucuruzi, ni Imana, ni Imana, ni Imana, ni Imana ikibana n'abacuruzi, ni Imana igitanga igishoro, ni Imana ikirengera abacuruzi, ni Imana ikishyura amadeni, ntabwo yahindutse. Ni Imana y'imbaraga. Yibwira ibya ruriya rugo rwawe rugiye gusenyuka, ni Imana yubaka ingo, ni Imana ishoboye byose, ni Imana ifite imbaraga zirenze uko tuzitekereza. Yibwira ibya ririya dene, ni Imana yishyura. Iyo ushyuriye umupfakazi, nawe irahari ngo ikwishyurire. Ni Imana yishyura, ni Imana ifite imbaraga, ni Imana ifite ububasha n'ubushobozi. Iyagaburiye Abisiraheli bari mu butayu, ikabatungisha amanu. Ni Imana igabura, ni Imana ibeshaho, ni Imana igira neza. Bwira Imana ibyawe, bwira Imana ibyawe. Ni umwanya mwiza wo kuganira n'Imana, ni umwanya mwiza wo kuvugana n'Imana, ni umwanya mwiza wo kubwira Imana ibyawe bikugoye, ibyawe bikuruhije. Isengere, isengere, isengere. Ni we wayibwira buriya burwayi, ni we uzi ko urwaye. Ni Imana ikiza indwara. Iyo akijije Hezekiya ikamuha ubuzima, ni Imana yaguha ubuzima. Oh haleluya! Ni Imana irera. Oh haleluya! Imana yarengeye abakobwa ba Selofehadi. Ni Imana ifite imbaraga, ni Imana irera imfubyi zigakura, ni Imana ishobora byose, ni Imana y'urukundo, ni Imana yo kwiringirwa. Oh haleluya! Imana yahaye ahantu umwana, ni Imana itanga urubyaro, ni Imana ikora ibyo abantu batakora, ni Imana ifite imbaraga, ni Imana ifite ububasha n'ubushobozi. Imana irakiza. Yibwira iby'uwo mugongo, yibwira iby'uwo mugongo, yibwira iby'uwo mugongo, yibwira iby'iyo myuka mibi irari kubuza amahoro, irari tuma udasinziriye. Uwo orasita zodrey, ibibwire. Ni Imana itegeka, ni Imana icyaha, kandi ibintu byose irabicecekesha bikumva. Yibwira ibya ziriya nzozi umaze iminsi urota zidasobanutse. N'Uwiteka ufite imbaraga, haleluya, zo kukurengera. Mubwire ni umwami, mubwire ni umutabazi, mubwire ni umurengezi wacu, mubwire ni mwiza, abereye mwiza bamutegereje. Mubwire nawe yaragutegereje ngo agukenure, mubwire yaragutegereje ngo akumare agahinda, yaragutegereje ngo akumare umubabaro, yaragutegereje ngo agukureho uwo mwuka wo kwiyahura. Wikiyahura, Yesu aragukunda. Mubwire ibyawe, Yesu ni umwami, Yesu ni umutabazi. Mubwire ni umwami. Uri data wa twese, uri umwami w'abami. Turagushimiye ko uriho kandi uzahoraho. Turagushimiye kubw'imirimo n'ibitangaza ukorera abantu bawe. Turagushimiye kuko uri Imana nziza, uri Imana ikora ibyo abantu batakora, uri Imana ivuga ibyo abantu batavuga, uri Imana y'umutabazi. Mu izina rya Yesu Kristo tugushimiye kuri Imana yumvisha yadusenze, kandi twakiriye ubutabazi bwawe, twakiriye gutabarwa nawe, twakiriye ubutabazi. Tugukomeye amashyi, ababyeyi baguhaye impundu, kuko uri Imana y'umutabazi, kuko nta yindi Mana yo kwizerwa. Mu izina rya Yesu Kristo.